n'ubundi nta magambo ufite yo kuvugana nawe kavuga idahiye ngenge kureba hari ujya he jamani ujya he ndareba hari mubwira mwana we yinzo mubwira fungure genda yarakukubita nasohoke umuntu yaranze ndakubwiye ngo tsocyara mubwira sohoke watsocyara mu rwa mugore we genda mushaka ntabara mufite we ngenda mukeneye hano ndamushaka tsocyara mu ntabwo nahaza tsocyara mu rugo tsocyara mu rugo ndakubana we ndakubana tsocyara mu rugo tsocyara mu rugo ndakwitana mwe nyamwe tsocyara mu rugo sohotse ndi mu tsocyara mu rugo mubwira tsocyara mu rugo kwabarinda zikana imbaraga mugira wese nizi tsocyara mu rugo tsocyara mu rugo Baye nka data naduha abana bacu tsocyara mu rugo nabaho ba hegeze ndaya nzarigenda sana imbaraga mugira umva ibyungo yagushakira ngewe nese nge ariko ibi nacakira ana gute uyoberwa aho mbona muri harya ngo ni igiki cyawe so mukuye mu rugo rwese ukaza mukabana yes ngo mumaze iki ahubwo yaraje ngo tubane ndakubaza yaraje ngo tubane mu mazi wamukuye mu rugo rwe kwa musaza ukandagira umwatu ukanyara amaraso kumusengera okay iyo nitegereje neza nkareba Manzi na Innocente iyo nitegereje neza nkareba Manzi na Innocente ntekereza urugendo rurerure mwagenze kuva mu buto bwanyu mwakabeje gukundana I love you so much come to me je t'aime trop nalinga mingwana Manzi na Innocente nukuri ndabashimiye mwahisemo neza nukuri muraberanye Manzi na Innocente songa mbere turabashyigikiye ibihe byiza ukoze subscribe kuri Manzi Innocente TV nizere ko umeze cyane nawe utameze neza ejo uzamerwa neza kuko ibyisi negative gatoki umunsi ushobora kuba umerewe neza ejo ukamerwa nabi niba bisanzwe mu buzima nkuko umunsi ubugiye kwira cyangwa se ugacya kadushimire yaduhanze yaturemye ikaturemera amanywa na nijoro ikatugenera igeno ry'umunsi amanywa na nijoro katuyishimire niyo agaciro cyane kadushimire umuntu wakoze subscribe wese aho hari hose uru wagaciro kuri twebwe ni wewe utumye tubaho kano kanya niwe utumye duhumeka umwuka w'abazima nubwo ubwo cyo gihe wafashije Imana kuba warakoze ikintu n'ingenzi katsuze wowe uri majyepfo majyarwa basazuba nsubirenge bwaryo abari mu mujyi wa Kigali ndetse n'abari hanze y'igihugu mwese aho muri hose mubasha kumva ruri muri Kinyarwanda nizere ko mumeze cyane n'igiti nk'ibisanzwe ubagezaho ibiganiro bigiye bitandukanye mu bice bigiye bitandukanye twagiye mu butembere cyangwa se twagiye mu nkuru zigiye zitandukanye hari wampamagaye arambwira ati ndagushaka turaza kuganira twumve icyo yashaka kutubwira mu ncama cyanyuma tugenda tugereyo aho ashaka ko tubasha kuba twagirana so nimero yanjye ni 07 9 5 9 8 3 7 1 078 079 5 9 8 3 7 1 nimero wayihamagara ukantuma cyangwa se ukampamagara nkabasha kugira icyo nagufasha cyangwa se nkabasha kuba nagutumikira ku byo bibazo waba ufite bigiye bitandukanye wowe ushaka kwamaze ko kugira ngo bitere imbere urabizi ko nta foto nta cyabaye ntago watera imbere utapublishize ibikorwa byawe cyangwa se utamaje ibikorwa byawe ukabasha gutera imbere nimero niyo ngo twayibahaye mwe mufite ibirori bigiye bitandukanye amakwe anniversaire mwese muratumiwe ikaze kuri Manzi Innocente TV bafashe mu bice bigiye bitandukanye ndimwe n'umuntu ntabatindiye gato yandagira ngo yigire imbere tuganire ibintu bibashe kugenda neza cyane umeze neza amakuru ni meza amazina yawe nitwineza Ariete Uwineza Ariete yes. Okay Uwineza Ariete uyu munsi rero wampamagara arambwira uti ndagushaka ese nicyo nshakira niki cyatumye umpamagaza akambwira uti ndagukeneye byagenze gute byifashe naje nabonye ukorana n'ikiganiro na Fabrice okay nge Fabrice no wundi bita FABIZO okay ubwo nge nakureye amakuru nzi ko afite ikiraya nje kumureba mu rugo yabagamo n'umugore ndamubura cyo nicyo kibazo naje ngo tuvuganeho none se wabwiwe n'iki ko ibyo byose byabaye muri make uri iki cya Fabrice cya FABIZO nje mvukana na Fabrice
mama yagize ikibazo nyine anumaho nsanga yabaga nsanga ntawe uhari ubwo nicyo narinje kukubaza ngo bimfashemo. Muri kano ka ikifuzo cyawe ni ikihe kugira ngo twihutishe ibintu tunagerayo? Kumenya aho Fabrice ari iyo ndaye nabonye ntazi. Kanye se ikintu ukeneye nyamukuru ni iki? Okay, shangazi w'abana yaramamagaye ambwira ko naramuhamagaye mubwira ahari arambwira ko atazari yamwirukanye. Abo maje ahari? Yego. Akubwira ko ataza ahari. Ubwo ndashaka kumenya aho yagiye. Bambwiye ko abana n'indaya ahantu. We wamfasha kugeza kuri iyo ndaya saho yiba? Yego, ukagenda ukahanyereka. Bitabwe no gukubita amenyo akaye. Oya nta kibazo. Nta kibazo? Uriyizeye? Ngende serious. Zasanzwe bankuta tugende. So tugiye kugenda rero twerekezeyo turebe kuri ya ndaya turebe yuko wenda umukobwa hari cyangwa se umumama w'abana hari. Muri dusanga hari n'irihe jambo wumva wamubwira? N'ijambo namubwira ndashaka ko dushaka kumenya abo bana ahantu yabashyize. Twe nk'umuryango tukifuza ko twabarera akabaduha tukabarera akareka nabo kubashira mu mico mibi arimo. Twe cyo dushaka turashaka umuryango wacu kuko twe tuzi yuko nta mico myiza afite. Icyo nicyo nashakaga ko ungeza abo bana mbabone. None se ngiye hari ikibazo naje kugira ngo ajye kubana na zirandaya byatewe na trauma y'umugabo yamuteye cyangwa se nabyo na ibintu byabisanzwe murimo buri ugenekereje wenda ntago bizi neza ko nkaho ugenekereje nk'umuntu mukuru? Ngenzi ko yagize trauma y'umugore umugabo we yari afite ngindaya amusangana nayo. Nese icyatumye we ajya kubana n'uriya mugabo nako nuriya ndaya kugira ngo babane mu nzu imwe ni ugenekereje usanga ari nk'iki? Nje iyo nimba yaramushutse kamubwira ko baza bakibanira bakisanzura bakumva ko ubuzima bw'urugo yarureka bakabana bakisanzura nyine akaba umuntu uri liberté yakumva yuko yakirekura nta buyobozi afite bwe kuba umugabo yamutegeka. Ubwo ngiye namenye ko abana niyo ndaya nifuza yuko yaduha abo bana twe tukabarera we akumva yuko yakomezana n'ubuzima bwiwe arimo n'ubwo buzima bw'uburaya arimo twe ntacyo byaba bidutwaye. Okay, tugendere tugereyo turebe uko byifashe. Tugera tumaze igihe bazo ushaka kumubaza akohereze n'abo bana niba bahari cyangwa se kurangira aho bari kugira ngo bigende neza. Kugira ngo rero bigende neza ntabwo twakwinjira mu gipangu cy'abandi gutya. Tugiye kubanza tumenye neza koko nimba barimo ngo tuzaho kamera nyuma twabaje kugera mu gipangu twabanje no kwa karibu hafunguye wenda. Okay, nta kibazo. Sawa. So nkuko mubona rero tugeze mu gipangu aho baba ntago byoroshye kwa ntuza n'ubu ntabwo ufite wowe? Nta kibazo. Okay. Ntago bajya bafunga ku muntu. Dore nguri kanatebuka. Dore nguri. Yemwe. Uyu mugore sikandi w'umukuru. Ngora gushaka ngo muganire. Abwira agasore k'amafuti nayo maze kuguhaga. Asunda agasore k'amafuti ubwiza ukuri. Mubuhe buryo se? Harubwo nyishurira inzu wowe. None se ngenje kuba mu nzu yawe? Maze guhaga agasore. Wanje kumva se kubwira se basi? Ndakubajije ngo uyu we nuwe. Nakwibwira rero umuntu mukuru nabikwibwira. Ntabwo nkuzi. Batuje turavuga n'iki? Urashaka iki? Niba kugenda ntago ubasuza. Igihe kirahenda. Bravo. Oya, musanze ngiye kwiyogereza ibyombo ndi mu mirimo yanjye, muvuga ibibagenza mu mvira hangaha. Ndavuga niki nawe se ko nta mukiri ukurimo ndavuga niki nawe nkawe? Mukiriya. Umukiriya? Ubwo uje ukurura ibigenda uri kunkuburira, wakerera usanze nakubuye. Kako yambaye ibintu birebire. Ibintu byarigenda bikubura umuharo dore umwe aho maze kuwusiga usanze maze gukubura. Wakije make se basi twavugana. Ubundi urinde uruwaye. Nje ushatse abatuza twavugana hari umuntu ashaka ko hano muri urugo rwanyu. Uri kuvuga yorobetse wagira ngo uje gusaba akazi kandi hano nta biri hari. Okay, ibyo ndabizi ko nta biri hari. None ariko ushatse wacisha amase tukabanza twavugana. Vuga nyine bikugenza umvira. Nashakaga hano. Washakaga nde? Ana ni gishi? N'umukobwa n'umugabo wawe yabaye hano? Oya. Ni muri mukazi wanjye hano ndamushaka. Ana nta uhari ariko dore boxer ya mwene wanyu ngiyo we yasigaye nayo ijyanye. Oya. Yacitse gutya. Yacitse gutya. None se kariyo yazanye dore umugome ko mutwarira na imufuriye ngo
bajyana imbizi ko bivuze ese ana ari hehe ana ko tumushaka se nawe uhari kandi uriya ntago ari umwana w'uruhinja uzakwirirwa ubungu higa yego cyane njye hari icyo namushakiraga ariko ugira amatwi murangamuntu wabanditsemo amazina ngaye kugira ngo uze kumbaza ngo ana mbwira ngo nkeneye irangamuntu yawe witwa nde ariko kuza kumbaza andi mazina y'abandi bantu ntago uzamuka gutyo n'undi yazamuka wazamutse ay nkadata asoni urirwa ubunga wabuze akazi urirwa ugenda uhiga uzana abantu uyu munsi uzanye umwuzanye ndakwiyamye hano ntago ari muri studio genda ndarengana mbese ndimo ariko cyambere niko mweretse mubaze ikimuzanye njye wimvugisha jewe ese waje twumvikana basi reka nkubwire ese mwana ugiye kumvita umwuko ndakwiyamye bro njye mani ndaguhaze mani ndaguhaze none se umaze gute ndaguhaze buri munsi uhora uzunesha umutwe ndetse ngiye gutesha umutwe kurambirwa pe ihangane mvira mu buzima maze kukurambirwa yes mwana umva ibyungo yagushakira njye nese njye ariko ibi nacakira ana gute uyoberwa aho mbona muri harya ngo ni igiki cyawe so mukuye mu rugo rwese ukaza mukabana yes ngo mumaze iki ahubwo yaraje ngo tubane ndakubaza yaraje ngo tubane mu mazi wamukuye mu rugo rwe kwa musaza ukandagira umwatu ukanyara amazi kumusengera okay uramushukurankije urawuzana murabana wakanzu yagira ngo murabana ahubwo nawe azamuriza ibintu oya nawe azamura ibyo bigunira byawe turayeko imyate itakuzengereje uyu muryango ni wawundi urwara imyate bakandagira ikanyara amaraso none waramuzanye kugira umukizi imyate yagize iwacu ahubwo nkubonye wisirimuye byibura ngira ngo uje kumpemba ko umuhungu wanyu namushyize kuri gahunda oya ariko bimurakubiye ko kuri gahunda se wamwambuye umugore we namwambuye umugore we wamushyizeho hasi ubundi agira umugore ko mubana banzu we boxe yambaraga dore ngiyo ngaho yahita yatinya no kwisubiza wamuguriye izingahe yarazijyanye nese nturabe hiye yaragutaye genda ujya guhiga umugabo wanyu uhiga n'uwo mugore wanyu hano nta mugore hano ahubwo muhamagara umukure mu nzu mubwira azana abana bacu tujye kubarira uko mwebwe kubarira byarabananiye mwawe njye simbyara abana bishwe na bwaki nabyarase wowe wagiye ariko yarabyaye wagiye ntago bindeba yarabyaye ntago hano ari muri Ferinasi nshinzwe kumenya ababyaye nta nubwo nkora mu murenge ngo menye sinkora mu murenge ngo menye batwise ababyaye babwaguye abagize ibyo byose nta na kimwe kintu ntago wamenya gute usenyera urugo abantu urabasenyera nakubiye uko bose yahereye ku mugabo ageze ku mugore ndakubaza wari wambona mfashe inyundo ndi kujya gusenya mu rugo rw'abantu oya nagiye mutuza bebe ndaya umva nkubwire mukobwa nta mugabo nkuriwe barizana uteze moto cyangwa igara kiyishyurira ibyo kurya n'ibindi byose bakeneye naho kurya amababi mbaza bageze iwanyu none uwo mugore amuzanye kujyana nawe umuhe abo bagabo ahubwo rero sasa nawe ari mu kazi kujyana nawe umukazi kujyana mu binjize muri kumwe ariko aho yinjirira arahafite ko yabyaye sheri aho yinjirira asa nabo bana cyo kubyara ntago bindeba mwese ko mwabyaye mwarareze ntago taye kugasa kajya kwandagara nicyo dushaka nakubwiye ngo ijambo mpaze mu matwi no kumva ngo abana ntabwo ibyo nkeneye kubyumva tuzi ko mutabyara ariko we yarabyaye simbyara niba yarabyaye ko yabyaye ariko yarabyaye simbizi niba yarabyaye ese wamugana abana bose hasi ubundi bintu wamugani abana bari muri yanzu nese ngenda bizi by'abana njye abana bajya kunwigira mu matwi nk'imbeba ndabyara nese basi ugeranyije wasi yabashyizeho ntabwo ibyo bintu ajya kuza wenda uko mwambikanye hari ikosa ntashobora kumenya ibintu bijyanye n'abana ni ikintu mba ntakenera ni ikosa kubimenya ni ibintu nta mva ari buriya no kunyuraho nkumva umoka ku muhanda ibyo ubwabyo birambanga abana baramuka mwana ntabwo mbizi niba yarabyaye mwe nta kibazo umegerega wowe hari ntabwo mubyara mwabyaye umusazi njyewe icyambere sinkora kwa muganga sindi umukirina sindi n'umubyaza sinamenya ngo wabyaye n'utabyaye cyangwa icyo ukimenya ubwo rero kujya kumbaza ngo umuntu yarabyaye ntago binde none sindamubona na rimwe ahetse nawe umushorera umuzana nturamuzana ahetse umbwira gute ko mbizi niba byaye ubizi ute umuntu ubyara adaheka asabaho ubu nawe uraje umbeshye ngo uratwite turashaka abana bacu ntago ibyo bintu by'abana sohora ana rero ntawe uhari aduha abana ndakubwiye ngo ana ntawe uhari ako murabana ntago mbana nawe
kandi mubana simbana nawe mwari musangiye umugabo simbana nawe we wasangira umugabo n'umuntu ko burya muri n'indaya ahubwo mwari mufite gahunda zo kubana mugasenya indaya ni wowe ahubwo uza kwirirwa ubunga ahubwo se ukeneye icumi tugukuramo ibyo byahita ukwambika imyenda mizima ndiyubaha oya wamubwiye ngo ibyo wasanga hari n'umugore w'umukire wa Niza wakoreraga kakarya rugo ukaba wamufatiye imyenda kuko ntago wakambari nguki ntaranayigukuraho nta nubwo njya gukora ko wanyanduza ndagukoresha umwuga oya da uko ndeba umwata huya urumva mvira mu rugo rero oya mvira genda shaka naduha abantu ntawe uhari ndamushaka n'ubundi nta magambo ufite yo kuvugana nawe kavuga idahiye ngenge kureba ahari ujya he ujya he ndareba ahari mubwira fungure we yinzu mubwira fungure genda yarakukubita nasohoke ubundi yaranze uramukubita ubundi ntabwo njya ntinyindaya akuze uko ujya ikimamiro mubwira vemo nta soni ikimamiro uramukubita ndakukubita turashaka abana bacu ndakubwiye ngo turabakeneye ndakubwiye ngo mubwira aho gasohoka ndakubwiye ngo tokera mubwira sohoke watokera mu rwa mugore we ngenda mushaka ntabwo aramufite we ngenda mukeneye hano ndamushaka ntabwo tokera mu fata rugo igitambaro cyawe utagisigara mu ngwate tokera mu rugo ndakikwakanye tokera mu rugo nta soni oya mwana wakubita umuntu tokera mu rugo arakikubise ibuye mwave mukabya mwe mubwira sohoke mwese kurwana mwana ngenda mukeneye kandi ukunguko abantu naho mvuye mwaretse kurwana mwana naho mvuye igitamba naho mvuye ndakurira we iki nta n'amafaranga kigura wowe ufite niyo waba uryamanye n'abagabo ntabwo mwaretse mwana kurwana mubwira sohoke barawunyicisha batankubita umwe mwaretse koko tokera mu rugo abana we abana bacu udakubitana imweyo nyamwe tokera mu rugo naho sohotse ndi mutokera mu rugo mubwira ko barinda zitana imbaraga mugira wese nizi tokera mu rugo baye nka data naduha abana bacu tokera mu rugo nabaho ba hegeze indaya nigenda sara nandi imbaraga mugira izi arazanurwe tokera mu rugo atanyiri amenaho nge tagira umenaho amazi reka watokera mu rugo ndayakumenaho iwamubwiye mba mubwiye siyanza gusohoka urabashaka kandi nge ndigende tokera mu rugo sinshaka kumenaho amazi rwose ngende inyuma mva mu maso rero tokera mu rugo mwaduhaye abo bana ko tubakeneye tokera mu rugo abo bana turabashaka nta bana mfite baduhaye mwabaduhaye ubundi kandi kishobora mutazi kurera mwaduhaye abo bana ndakumenaho amazi wandaye wigisinza kandi ndamumenaho amazi di oya ahantu yamenaho ndayakumenaho uyu ugomba kuduha abo bana mani njya mvira mu rugo oya mwana mvira mu rugo ibintu byanjye kuzana abayobozi tubarege abo bana mubaduhe jya muri arufere nta soni gaturuka hano kabona amazi twitahe nta n'ikinyabupfura mugira ubundi se mwari mwabyara uko basa n'ibisume mwandaya n'ibisume bitanafurwa uko bisa twitahe ko murabibonye agiye kujya mu buyobozi turaza kureba uko byifashe so twagiye